Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe, abakunzi ba Real Vibe nk'ibisanzwe murabizi ko tudatindiye tugiye kubagezaho inkuru cyangwa se inkuru igezweho. Ntabwo dutinda kuyibagezaho kuko ari byo mwadusabye. Dukomeza gushimira buri muntu wese, buri munyarwanda wese, buri muntu wese bitewe n'aho aherereye wakoze subscribe kuri Real Vibe, kuri Real Vibe. Real Vibe ni yawe, ni yanjye, ni yacu kwese. Abantu rero bakomeje kwibaza bati ese byagenze bite, cyangwa se bumvisha inkuru y'impanuka yabereye muri Nyungwe, mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa se muri parike ya Nyungwe. Bakomeza kwibaza bati se iyi nkuru imeze ite, cyangwa se ihagaze ite, ko ari impanuka yumvikanye nkaho ari impanuka yateye abantu ubwoba cyane. Ese iyi mpanuka byagenze bite, cyangwa se yatewe n'iki? Iyi mpanuka cyangwa se iyi nkuru dukesha igihe.com iragira iti: mu ishyamba rya Nyungwe habereye impanuka y'imodoka yari itwaye ibikoresho byo kwa muganga yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Rusizi, aho yabuze feri ikarenga umuhanda. Wari uyitwaye yatabawe n'ingabo z'u Rwanda zari zirinze umutekano, ndetse anajyanwa ku bitaro bya Gihundwe. Iyi ni inkuru dukesha igihe.com ivuga ukuntu iyo mpanuka yagenze, ndetse hashimwe Imana ko uwari utwaye iyo modoka cyangwa se wari utwaye imodoka yari itwaye ibikoresho atahaburiye ubuzima. Udakurikirana Real Vibe ntiwamenya uko byagenze. Indi nkuru dufite ni y'umuhanzikazi akaba Marina benshi baramuzi. Inkuru yatugezeho uyu munsi nanone ni y'umuhanzikazi nyarwanda witwa Marina ukomeje kurembera muri Nigeria, cyangwa se urwariye Abuja muri Nigeria. Ese Marina we bimeze bite, cyangwa se bihagaze bite? Komeza ubane na Real Vibe. Marina umaze iminsi ari mu bikorwa bya muzika muri Ghana, yavuye muri Ghana mu minsi 2 ishize, ubundi aza muri Nigeria gukomeza ibikorwa bye bya muzika. Mu kiganiro yagiranye na igihe.com yavuze ko yageze muri Abuja muri Ghana, muri Nigeria, mu gihe yarahamaze iminsi 2. Uwa gatatu ngo yagiye kuryama yumva atameze neza. Mu gukanguka, ajya gukanguka ngo yakangutse yisanga kwa muganga. Ese Marina yajyanywe n'iki kwa muganga, cyangwa se nubuhe burwayi arwariye muri Nigeria i Abuja? Bivugwa ko Marina yafatiwe ibizami, barasuzuma bareba iby'uburwayi bwe, bagasanga umuhanzikazi Marina arwaye umugera cyangwa se indwara ya malariya. Ngo Marina wavuganye na igihe.com mu ijwi rituje wumva ko acitse intege cyane, yaganirije igihe.com ababwira ko we yagiye mu minsi 2 yaramaze muri Nigeria. Ku munsi wa gatatu yarari mu rugo, bigeze nimugoroba araryama nk'ibisanzwe. Mu kuryama rero ariko aryama yumva atameze neza, gusa nawe ntiyamenye uburyo yisanze kwa muganga. Ngo ari gufata imiti, ngo mu minsi mike araza kumera neza. Ku bakunzi ba Marina rero, uherutse gusohora n'indirimbo yitwa Mo Bebe, nyuma y'indi yaramaze gukora yitwa Avec Toi, mukomeze mumutegereze, araza kumera neza. Ubwo uburwayi bwe bwamenyekanye, turizera tudashidikanya ko araza gukira. Iyi ni Real Vibe. Iyo ukoze subscribe ubu dushyigikiye. Ciao ciao, ni Eric wacu.